Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, nitwa Inezase Grace, nshima Imana iduhaye akanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo, tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona muri urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice ni 2, umurongo wa 3, reka ariho duhera tugeze ku wa 5. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 2, umurongo wa 3 tugeze ku wa 5. Haravuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondere amategeko ye ni umubeshi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Amen. Uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Natekereje ngo tuvuge ko twibaze, ese urukundo dukunda Imana ruri ku ruhe rwego? Imana iradukunda, yaratwitangiye, yohereje umwana wayo Yesu Kristo aratwitangira, araducungura, yakoze byinshi ku bwacu. Ariko se twebwe urukundo dukunda Imana ni uruhe? Iryo ni ryo jambo turi bugende tugarukaho twibaza, turebe ikigero, icyo dupimiraho urukundo dukunda Imana ni uruhe. Muri aya magambo dusomye hasobanuye neza ko uvuga ko amuzi, ngo ikitumenyesha kuko tumuzi uwo data wa twese, uwo wadukunze, watwitangiye, ngo nuko twitondera amategeko ye. Usomye muri Yohana, ubutumwa bwiza, ibice 14, umurongo wa 15, iho Yesu yari ari kubwira abigishwa, arababwira ngo nimunkunda, nimuramuka munkunze, mugahitamo kunkunda, icyo muzakora ni ukwitondera amategeko yanjye. Mu yandi magambo, kuvuga ngo ndagukunda Mana, kuvuga ngo Mana yanjye ndagukunda, nemeye urukundo wankunze, nanjye nemeye kugukunda, ntago ari ku magambo, ni ukwemera cyangwa se kwitondera amategeko ye. Yesu ahita abihaho urugero, yitangaho urugero, ageze ku murongo wa 31 muri icyo gice cya Yohana, igice cya 14 nk'uko twari tubivuze, aravuga ngo ahubwo nkora uko data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko mukunda. Mu yandi magambo, njye ntekereza aya magambo, uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo urukundo dukunda Imana rugaragarira mu kumvira amategeko yayo, cyangwa se mu kumvira ijambo ryayo, cyangwa mu kumvira umwuka wera w'Imana uhora utuburira, uhora uduhana, uhora udutesha, uhora utuyobora inzira nziza. Nibwo urukundo dukunda Imana rugaragara rwose. Aha mu rwandiko rwa Yohana yabisobanuye, aravuga ngo iyo umuntu yitondera amategeko y'Imana, ngo icyo gihe ngo urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganywa. Mu yandi magambo, ntiwakunda Imana ngo ureke kwitondera amategeko yayo cyangwa se ijambo ryayo. Turagenda tugaruka muri aya magambo, dusobanura uburyo ki urukundo rugaragazwa no kumvira, dutanga urugero muri Bibiliya. Urukundo dukunda Imana bene data rugaragarira mu buryo tuyumvira, uburyo dukora icyo dutegetse. Mu rugero twatanga ingero ni nyinshi muri Bibiliya, ariko dutangire kuri sogokuruza wacu wo kwizera. Sogokuruza Aburahamu, Imana yamuhaye umwana ari we izingiyeho amasezerano yose, imubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri, ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Niho amasezerano yose yari azingiye muri uwo mwana. Ariko Imana iramubwira ngo genda untambire umwana wawe.
genda untamire uwo mwana wawe Isaka ukunda w'ikinege. Imana yashakaga kureba ko Aburahamu umutima we nubwo yabonye Isaka yari yashakaga kureba ko umutima we ugikunda Imana nk'uko mbere wayikundaga wayumviraga. Imana ishimwe, sogokuruza wacu yabashije kumvira Imana, yabashije gukunda Imana, arayumvira, agenda aja gutamba Isaka. Sintinda muri ayo makuru cyane turayazi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo igipimo Imana idupimiraho ko tuyikunda koko ni ukuyumvira. Tuyumvira mu ijambo ryayo, tuyumvira mu ijwi ry'Umwuka Wera ahora tuyobora mu nzira. Muri ino minsi hari inyigisho zitandukanye zihari ziri kubwira abantu ngo iyo wakijijwe, iyo wizeye Imana nuko birahagije, nta kindi kintu utegerezwa gukora. Iyo watuye gusa ukemera Kristo birahagije. Ariko ndagira ngo mbibutse, urukundo twe dukunda Imana ntirugarukira ku kuvuga, ahubwo dushira no mu bikorwa ibyo twumvira Imana itubwira. Ntabwo Imana kuyumvira kwacu ntabwo ari ikiguzi, mubyumve neza, ntabwo ari ikiguzi duha Imana ko yadukunze, ntabwo ari inyishyu duha Imana ko yadukunze, oya, ahubwo ni umutima ukunda Imana. Umutima ukunda Imana udutera kuyumvira. Uburyo rero Imana idusuzuma ko tuyikunda, ikigera Imana itureberaho ko tuyikunda koko, ni ukuyumvira. Ese wumvira Imana mu rwego rungana gute? Yesu yabwiye abigishwa nk'uko twabivuze hambere, aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ntibihagije kuvuga kwatura ko wakijijwe, kwatura ko uzi Imana, ariko Bibiliya yatubwiye ngo uvuga ko azi Imana ngo ntiyitondere amategeko ni ukubesha. Hari igihe umutima wishuka ukibwira ko ukunda Imana, hari igihe umutima ubwawe abantu bashaka kukubona hirya uvuga Imana, nawe ubwawe kubera kuyivuga cyane ukagira ngo ukunda Imana, ariko urugero uzareberaho ukunda Imana uzarurebere mu byo ukora uyumvira, ibyo igusaba niba ubikora, icyo gihe uzamenya urwego ukunda Imana urwo arirwo. Bwana asifiwe sana. Gusobanura iri jambo ryo kumvira amategeko y'Imana cyangwa se y'urukundo dukunda Imana, uburyo ki rugaragarira mu kumvira, hari ingero nka zitatu nifuza ko tuganiraho Bibiliya yagiye ikoresha ivuga umuntu watoranijwe n'Imana, cyangwa se ubwoko Imana yatoranije, cyangwa itorero ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo turisomye duhereye mu isezerano rya kera no muri rishya birimo, umuntu iyo akijijwe aba abaye umwana w'Imana, aba abaye umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni ukuvuga ngo bavutse mu muryango w'Imana, aba agomba gufata imico y'Imana, aba agomba kugendera mu murongo wo mu muryango w'Imana. Kuko iyo tuvuka mu miryango yacu isanzwe, tuzara abana tukabatoza imico yo mu muryango, tukabatoza kugendera mu nzira twifuza. Imana irema umuntu, nsubiye nk'inyuma gato, yamuremye mu ishusho yayo. Iyi shusho si isura, ahubwo iyi shusho ni imiterere, ni uburyo umuntu abaho. Iyo niyo shusho, uburyo umuntu akora ibintu, iyo niyo shusho Imana yamuhaye. Imana yamuhaye imyumvire yayo ikimurema. Nyuma umuntu aza gucumura, iyo shusho arayitakaza, afata ibindi, ntagiye kure. Yesu agiye kuza nawe yaje, Bibiliya iravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe shusho y'Imana itaboneka. Mu yandi magambo, Yesu niwe
waje kutwereka Imana, yaje kuyitwereka gute? Yayitubwiye mu zo yavugaga mu ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo twambaye cyangwa iyo twumviye ijambo ry'Imana, duhinduka abana b'Imana, tukagira ishusho Imana yifuza ko tugira, tukabaho imibereho Imana yifuza ko tugira. Bwana asifiwe sana. Tuba abana b'Imana mu gihe twabyawe n'Imana, yego, ariko kandi mu kuyumvira. Yohana umubatiza abwiriza, yabwirije ategurira Yesu inzira. Abantu benshi b'abayuda baza kubatizwa, arababwira ngo nuko mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye. Bwana asifiwe. Mugende mwera imbuto zikwiriye abihanye. Yongeraho ijambo ryiza, arababwira ngo ntimwishuke ngo muvuge ngo dufite data Aburahamu. Dufite data Aburahamu. Mu yandi magambo, bashoboraga kwishingikiriza kuri sekuruza wo ku mubiri. Arababwira ngo ico si cyo, ntimwishingikirize kuri sogokuruza wo ku mubiri, ngo nuko mufite sogokuruza Aburahamu, mwakomotse mu rukiri rwiwe, ngo mufite uburenganzira. Oya, ikizatuma muba abana b'Imana nyakuri nuko muzagendera mu nzira Imana yashizeho ko tugomba kugenderaho. Bwana asifiwe sana. Ntabwo Abisirayeli icyo gihe navuga ko kuba bavuka kwa Aburahamu byari ishema, yego, kandi n'ishema kuri bo, ni umuryango watoranijwe, babyishingikirizagaho bakumva nta bindi bintu bakeneye gukora. Ariko Yohana ababwira neza, arababwira ngo ntimwishuke ngo muvuge ngo ubwo dufite sogokuruza Aburahamu. Aravuga ngo aho ngo Imana ishobora guhindura amabuye bakayagira abana bayo. Bisobanura iki? Bivuga ngo ubwo dufite sogokuruza wo kwizera natwe Aburahamu, tugomba kugenda mu nzira yo kumvira Imana, nibwo urukundo rwacu ruzatunganywa. Akantu ka mbere Imana yagiye igaragaza itorero yayo cyangwa se umuntu wakijijwe, ni uko aba umwana mu rugo agafata ishusho y'Imana. Twambara ishusho ya Kristo, twambara ishusho y'Imana mu gihe twumviye amategeko yayo. Bwana asifiwe sana. Mu gihe twitandukanyije n'ikibi, nico gihe dufata ishusho y'Imana, nico gihe tuba abana mu rugo, nico gihe umwana mu rugo iyo akora neza, iyo yumvira, ahabwa umugisha n'ababyeyi baramukunda. Bwana asifiwe. Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye ngo muzaguma mu rukundo rwanjye. Bwana asifiwe sana. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzaguma mu rukundo rwanjye. Ngo nanjye nitondeye ijambo rya data, nguma mu rukundo rwe. Abantu basigaye bibaza ngo ese umuntu yava mu rukundo rw'Imana gute? Ijambo ry'Imana rirasobanutse. Umuntu uguma mu ijambo ryayo niwe uguma mu rukundo rw'Imana. Uva mu ijambo ryayo ntakora ibyaryo, ntabwo aguma mu rukundo rw'Imana.